Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gusohora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukuri iki tuba tuje gusohora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe udutse ikintu busabwa nukwera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bibe ukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 15 16 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha, tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Warigishije amategeko y'umuhanda ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, koresha iyo nimero tuze tukwigishe. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 3 5 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe urabona kino cyapa gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugera kuri 20. Ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Se ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyapa uzabona byose biteye k'ubwo buryo uzamenye ko biburira umugenzi ko hari icyago. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa ndanga. Rero kino kikaba kikuvuga ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, akenshi bagishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda utakata ngo usubire inyuma, kandi mu gihe uri kugendamo nta bindi binyabiziga biza bigusanga, ukomeza imbere ukawuvamo. Rero waba ugeze noneho mu muhanda ubisikanirwamo, aho urajya urabisikana n'ibindi binyabiziga, bakayashyira kino cyapa bakubwira ko amategeko yahindutse. Kuko murabizi amategeko y'umuhanda w'icyerekezo kimwe si kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntuba wahindura icyerekezo, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura icyerekezo.
Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri, kirabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ayo matara aba ate? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. Aranga umweru cyangwa umuhondo imbere, bega ngo umweru cyangwa umuhondo inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uvuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ho baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ayo matara aba afite amabara asate, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni umweru cyangwa umuhondo imbere, n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Utari wahisemo C, ndizera ko ntiyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ko nta manota babaguha, wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 15 16 mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza, kuko tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Wakenera ko tukwigisha ugahitamo uburyo ushaka. Ese ushaka kwiga online cyangwa se ushaka kwiga turi kumwe? Ibyo byose biba bishoboka. Cyangwa se ushaka kwiga nka mudasobwa, cyangwa ukeneye ko tukuzanira igitabo, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangaburumba aragomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha, ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 200 nibura. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D metero 200 nibura. None iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo ni 11:45 ngo burakeye. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere, nabyo babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Ubundi nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, ikirere gikeye. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga yawe ntiyakuma yaka, ahubwo hari igihe uba ugomba kuyazimya. Ushobora kuyazimya ryari? Ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C ngo iyo ari mu nsisiro, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso y'umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero ndakeka ko waramuzamo B. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Arangwa itara ndangamubyimba,
mbega ngo itara ryerekana icyerekezo aribyo mwita mwebwe ngo ni ibinyoteri. se ngo itara ndangamurumbarare, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukubera iki? Batubwiye ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ubwo ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyo kiba gishobora kugira amatara arenze abiri kwa yano matara baduhaye. Ikinyabiziga cyagira amatara arenze abiri ndangamubyimba, twa dutara tuba dutonze mu mbavu z'ikinyabiziga ku makamyo mukunda kutubona, cyangwa itara ryerekanye icyerekezo, ibinyoteri. Ikinyabiziga kiba cyagira ibinyoteri birenze bibiri, ndetse kiba cyagira amatara ndangaburumbarare arenze abiri. Niyo mpamvu bavuze ngo ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye. Rero kiba ku byerekeye amatara ndangamubyimba, itara ryerekana icyerekezo n'itara ndangaburumbarare ho kiba cyagira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishijemo umurongo utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aranga umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Se ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa bwa mbere uba wabonye kidacishemo umurongo utukura, kiri kukubwira ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Ntabwo iyo ukibonye uhita wongeza umuvuduko, umuto uragenderaho akaba ari uwo nguwo uri mu birango. Rero iyo ubonye kino noneho bacishijemo umurongo, ugeze ahantu hari iherezo ry'uwo muvuduko muke ntarengwa utegetswe bari bagutegetse kare. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ubonye ibyapa biri kugora, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp, ndayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo cyangwa ahantu hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Iyo bavuze inziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B ikaba ari iso cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Bashyiraho kwa iriya mipine kugira ngo ikinyabiziga kibashe kuva ahantu hari urwondo mu gihe cyaba cyahezemo. Imipine bazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga nizo bari kuvuga, ariko ujye umenya ko ari imipine y'ikinyabiziga bashatse kuvuga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bipimo bikurikira buvuye kuri metero 2 na santimetero 75. Ushobora kugera ku bihe bipimo rero. Ngo metero 4
B mu metero 3 na santimetero 50, C mu metero 3 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 3. Ubugari bushobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera kuri metero 3. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutwandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kibaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga yakivuyeho ari kugisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki mu gihe ari kugisunika? A ngo umunyamaguru, B ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, C ngo umugenzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umunyamaguru w'umuyobozi w'ikinyabiziga, aho ni kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cyaba cyamupfiriyeho, ntabwo kategoriye baba bayimwatse. Hari abantu benshi nabonye bahitamo ngo ni D, ngo A na B ngo ni ibisubizo by'ukuri, ngo ni umunyamaguru ngo ariko ngo w'umuyobozi w'ikinyabiziga. Oya, ntabwo aba ari mugenzi wawe, n'ubundi aba ari umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutwandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A mu mezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, B mu mezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, C ngo imyaka 2, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bino bisanzwe mugenderamo. Turahisemo rero D, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu, we twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 3 5 16 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, murabizi dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ni link nk'aho ukayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye, ukajya urakibona muri telefone yawe. Babwita Google Meeting ku bantu batabuzi, ni uburyo bworoshye cyane. Tuba tuvugana unabireba, nkusobanura n'ubundi dusa nkaho twicaranye. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 16 tuze tubibafashemo. Ukeneye kwiga computer, ibyo byose tubigufashamo, we twandike cyangwa uduhamagare. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta, B ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, C ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, mu gihe kuri bari kutubwira ngo parikingi. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye ubujijwe guhagarara umwanya munini, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ubonye ikibazo kirekeye ku byapa kiri kukugora,
ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu cyangwa ukanyandikira nkakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda ikinyabiziga cyawe kiragonze cyangwa se ikinyabiziga cyawe urakigurishije undi muntu, biba ngombwa ko ibyanditse bireba nyiri karita bihindurwa. Ese biba bigomba kumenyesha ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye mu gihe kingana gute? Ngo mu mezi 2, benga mu kwezi kumwe, se mu minsi 15 mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Hano hari ahantu ubona yanditse mu minsi 8 ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Niba bikubaza rero mu kizamura akora mu kanya uhita uvuga ko ari iminsi 8 nicyo kirabe igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo imyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Nuvuga ngo bari nko gukora umuhanda kugira ngo berekane ahantu habi cyane hateza ibyago, bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga ko mugomba gutambuka aho hantu murushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso bashyizeho hari icyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ntacyo gihindura, be ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Se ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri director ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko ugomba kunyura aho hantu urushijeho kwitonda, ntacyo kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo A, ntacyo gihindura. Nahise ubwo urumva iyo tara bashyizeho hari ikintu rirabangamira feruje cyangwa bino byapa byo gutambuka mbere? Oya pe, ntacyo gihindura. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira. Hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga gihagarara amanywa yose, ariko ari kuvuga ngo hari ahantu bibujijwe guhagarara umwanya munini. Hehe? Ngo hatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Benga ngo hafi, beka ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, mu gihe kuri director ngo ibisubizo byose nibyo. Ese ni hehe ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara umwanya munini? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Nuvuga ngo ikinyabiziga ntikyemerewe guhagarara umwanya munini hatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ndetse n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe hakaba ari nk'icyapa kivuga ko utemerewe kuhahagarara. Se ngo naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, ntuba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije uhita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga kudepasa. Kudepasa bikorerwa he? Ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, bengo igihe cyose ni ibumoso. Sengo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, mu gihe kuri director ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro.
kunyuranaho bikorerwa hano iso cy'ukuri nta kindi n'ide nta kiso cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuntu ukuri imbere ari kujyamo. Ndakeka ko waramutse de, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, tureba wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa kivuga gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki? Ngo iherezo ryo gutambuka mbere. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, se ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere mu gihe kuri reba ari kugira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi ikiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ni uvuga ngo ese hano ninde uratambuka mbere? Ni wowe cyangwa ni abaza bagusanga? Birumvikana ni wowe, kubera ko batubwiye ko ari ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ibinyabiziga biri guturuka imbere ni wowe uratambuka mbere yabyo. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. None iyo bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibiri guturuka aho uri kujya nibyo bitambuka mbere, ubwo abaza bagusanga niho batambuka mbere. Hano rero bavuze gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, niho uratambuka mbere. Dore uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Iyo uri mu mutuku baba bari kukubuza. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Amatara ndangacyerekezo cyangwa ariyo mwita mu ndimi z'amahanga niba ari n'ikinyarwanda ngo ni ibinyoteri. Abashobora gukoreshwa ku bandi bakoresha umuhanda ryari rero, cyangwa abashobora kugaragazwa ryari? Ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Se ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi icyo abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, mu gihe kuri dore kugira ngo kirese ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano muri cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ese ni ryari uba ushobora gucana ibinyoteri? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye gukata ugahita ukoresha ibinyoteri, ugiye guhindura icyerekezo ugahita ukoresha ibinyoteri kugira ngo bamenye icyo ugiye gukora hakiri kare, utabateza ibyago cyangwa bo bakaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo tureba nyuma dukoreshwa. Bya bintu ubona bimeze nk'ibyirori biba biri ku modoka cyangwa se kuri za moto. Ese nibyo bita tureba nyuma mu kinyarwanda cyiza. Ese tureba nyuma dukoreshwa ryari? Aho kwireba, mbega kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma, se kureba abicaye inyuma mu gihe kuri debe ari kutuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Sujya ubona umuntu atwaye nk'ikinyabiziga, umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye imodoka akagera akunda kugahengeka areba ibigendera inyuma. Rero nibyo bita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseur. Ubikoresha kugira ngo ugenzure ibiri kugendera inyuma mu muhanda. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko ari cyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana ntibigeze kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigendera ku ruhande rwawo. Murabizi niba ikinyabiziga kinahagaze impande y'umuhanda hari ukuntu kigaragazwa. Nurabizi niba ikinyabiziga kiri impande y'umuhanda hari ukuntu kigaragazwa, ariko ari kutuga ngo hari ibinyabiziga byo ngo mu gihe biri kwambukiranya umuhanda ngo cyangwa biri kugenda iruhande rw'umuhanda ngo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibyo binyabiziga ni ibihe? Ibinyabiziga bigendwamo n'abana.
Mbega ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Se nko A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya tunyabiziga bashyiramo abana bagenda basunitse, se mubona dufite ubunyoteri? Turiya mwari mwatubonana amatara ndangaburumbarare? Ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare natwo mubona ko nta bimenyetso tugira bibyerekana. Rero ndakeka ko waramutse utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi cyabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ese kirangwa n'amabara ya sete? Utari wabona video y'ibyapa nyongera, sura kuri YouTube channel yanyu urebe kugira ngo ibyapa nyongera nabyo bimenye, dore bakunda kubibaza mu buryo bw'amagambo. None birangwa n'amabara sate biriya byapa by'inyongera, nubwo waba utazi kino ariko ukabuza ibyapa nyongera ukuntu biteye, uhita uvuga amabara abigize. Anga ubururu, umweru, umukara. Mbega umukara, umweru, umuhondo. Senga icyatsi kibisi, umuhondo, ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ubururu, ubuso, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru n'umukara, ibirango by'umukara. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusaniye ku papuro. Turi wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe wasigaye ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Uvuye gukora uratsinze. Fata zino video zisharinge ku inshuti zawe nazo zize twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitakuna uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakuna uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Aho duha amasaha uboneka ku munsi, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha, kandi ukora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko twigisha mudasobwa, koresha iyo nimero. Ukeneye ko tukuzanira igitabo, koresha iyo nimero 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ibibazo biri gukunda gukaruka, uri hafi gukora ukanda subscribe ukajya uhita ubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.